papa w'umukongomani. Abakongomani basa bagiye kubona papa. Afurika yabo igeze mu gihe cyayo, cyo kubona ubutumwa. Hano ndi kubona abantu benshi bakuru mu karidinali w'umukongomani ushobora kuba agiye kuba papa. Byaba ari ubwa mbere ku isi. Itora rya papa rero rikaba ryegereje, ariko bakaba bari kuvuga bati arabirabura batatu bari guha amahirwe. Aho nguri guhabwa amahirwe menshi akaba ari umukongomani. Umunsi wo ndumva ari itora. Tubigarukaho ko turebe, ariko ntekereza ko byaba ari byiza. Ari mu bumva ngo papa burya amadini, kubera kwa guhangana kw'amadini rero nta kintu abantu bumva kiliziya batesa kiliziya n'ibyo byaba papa n'ubupapa. Harimo n'abavugaga yuko uyu mupapa urangije uriya Francis ariwe papa wa nyuma, nta wundi papa uzongera kuba bari ngo kiliziya izaba irangiye, keretse abaye ariwe wa nyuma wenda mu ntuza mu birabura. Ariko ubundi abandi bati, arabavugaga abandi bati nawe Karidinali Kambona nawe ko atiyamamaza, ariko mu bagaragara ntabwo arimo mu batoranyijwe bagomba guhatanira ubupapa cyangwa se guhatanira uriya mwanya wa papa. Niko bimeze muri rusange. Hano mu Rwanda rero ikintu gitangaje nanone kiri kugaragara hano, baravuga ku byerekeranye n'amazi yagiye cyangwa se adatangwa mu baturage, ngo agera ngo muri miliyari 9.7, ariko baza n'umuyobozi wasake kubera iki. Ariko ikintu kibabaje hano mu mujyi wa Kigali, ahantu henshi nta mazi ahari. Ukibaza aya mazi yaratunganyijwe ntiyatangwa mu mujyi wa Kigali. Ahantu henshi kubona amazi biragoye, hari aho nyine ubona nameneka. Ariko nkubwiza ukuri yuko natwe aho dutuye hari igihe ubona hashize nk'iminsi yahihiritse nta mazi ari kuza, cyangwa yanaza akaza cyumva umurabyo. Kwa kuntu uvuga ngo ushobora kugira toilette yo mu nzu udafite, biba bigoye cyane kugira ngo uzakoreshe amazi, kubera ko amazi aza ari nka kibono umwe, n'ibintu bigoye. Hano hari umuyobozi ngo mukuru ngo niba ari Kepra Rwanda, uwo bita Natalia Munyampenda, yavuze ko urubyiruko rw'u Rwanda ngo rugomba guhagurukira ngo guhangana ngo n'abantu ngo bavuga ngo u Rwanda nabi. Iyo bari kuvuga rero ngo u Rwanda nabi, mujye mwumva babandi batavuga rumwe n'ubutegetsi, kwa kundi nyine tuza kugira ngo burya ahantu uzabonera ibintu by'ibibazo cyane muri mu Rwanda. Ikibazo urubyiruko bari kubwira ngo guhangana, d'abord rufite ubushobozi bwo guhangana koko, cyangwa ubwo n'urubyiruko rushobora gutera ibibazo anytime. Kwa rubyiruko ni abantu uzabona aje wenda ukavuga uti uvuga nk'iki kibazo uti kuki amazi ahari ariko ntagire mu baturage. Kuko leta yarangaranye abaturage mu kuba babona amazi, mu kuba babona amashanyarazi. Hano ubushomeri icyo azaza ngo mwebwe mwanga u Rwanda nta kindi mwantera hamwe ngo dore ibyo bizuru ngo dore uko gisa. Nicyo ngicyo niko guhangana kwabo urubyiruko birwa bavuga. Wavuga wenda ku mateka umuntu wenda ukabona ahubwo ni uri kuza yagoreka ushingiye uko ubona ibintu, cyangwa se uko uri kugenda uko wowe ubizi. Wavuga ibitagenda nawe akaza gutuka, ahubwo ngubwo nibwo buryo bagwita. Ariko hari umuntu hano ntangare ngo ikibazo ngo nuko ngo harimo ngo burya ngo harimo abantu ngo bahemberwa kwirwa kwiza imbuga nkoranyambaga ngo bahanganye n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, cyangwa se kuvuga u Rwanda nabi kuri bo egari kuvuga ibitagenda, cyangwa se ku bintu bibona. Bo bashaka ngo nibona ibitagenda wicecekere, cyangwa se niba uzagenda ukajya kubyongora mete ibintu bimeze gutya na gutya. Neza ubundi ko birangira hari ubona bafunze. No kuvuga rero hano hari ikibazo ngo abadepite ngo banenze ngo imishinga yo kuhira hirya no hino ngo yatwaye ngo akayabo ngo ka miliyari ngo 60, niba ngo ari iz'amafaranga y'u Rwanda niba ari iz'amadolari turaza kureba rero. Hano rero muri Kongo naho ndabona abaroberi bakomeje kugenda mu duce twinshara muri Kivu y'Amajyepfo cyane hano ku ruganda bita ni projet twangiza mining. Iyi projet ni y'abacyariko abari muri commentaire muze kutubwira iyi projet nibwo tuzamenya impamvu abaroberi bayicakiye hakiri kare. Ni y'Abanyamerika, ni y'Abakanadiye, ni y'Abashinwa, sinzi niba ari y'Abanyamerika. Iba yari y'Abanyamerika simpamya ko byabimeze gutya. Ndi gutekereza niba ari y'Abashinwa turaza kureba. Hano rero Kivinyonge de prière nos soldats doivent être iki. Hano rero ngira ngo
hano hari amagambo ya Trump ati rwose hariya tugomba kuhatunganya rwose uko byagenda kose tugomba kuhatunganya, amasezerano arakomeje, ariko mu by'ukuri nubwo amasezerano akomeje ibibazo nabyo biracyakomeje. Turaza rero kunyuramo hano muri Kongo, tunyarukiremo turebe neza uko ibi bintu bihagaze muri rusange. Ese amahoro araboneka? Hari abambaza bati urabona ibi bintu bizarangira bite? Bizarangira ati urabona iyi ntambara ya Kongo n'iy'u Rwanda bizarangira bite? Hano rero ngira ngo iki kintu nkubwire, abantu benda kugitaniraho umutwe, kugiteraniraho imitwe. Njya mbibona abantu birirwa batukana kuri TikTok, birirwa batukana. Bamwe batu u Rwanda rufasha M23 cyangwa se rutera Kongo. Ababivuga abo rero mu kubivuga babahanganye, bamwe ababyemeza cyangwa se ababivuga cyangwa se bari muri iyo deba, ababihagararaho ni iki? Nabo bita bataba abantu n'abanga u Rwanda, n'abarusebya, sibyo? N'abarusebya. None mu kuvuga ati n'abarusebya, bamwe baba bavuga bati twebwe turi kureba icyo bita resolution ya UN zisaba u Rwanda gukura ingabo zaho hari. Tureba abanyamerika, tureba abanyaburayi, tureba bandetse teretse. None uyu minsi ibyo byanabaye n'akarusho, barareba leta ijya gusinya amasezerano y'amahoro, y'amasezerano irimo ukura ingabo hariya muri Kongo. Kandi abantu mu by'ukuri ibi bintu mubwiza ukuri, niba ari ibintu byakuruye impaka cyane cyane mu rubyiruko no guhangana mu buryo bukomeye. Perezida Kagame uri Paris yabonanye na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron, baganira ku bibazo byerekeye isi ndetse n'imikoranire itanga umusaruro hagati y'u Rwanda n'iki gihugu. Hano ndabona Kagame yakiriwe i Paris, yageze i Paris ari kumwe na Perezida Emmanuel Macron. Twibutse ko muri Cape Verde, arya ni Cape Verde hariya muri muri Mozambique, abasirikare 3 b'u Rwanda baguye mu mirwano cyangwa se baguye mu gico cy'inyeshyamba rigize. Harimo kubona byasharinzwe cyane hano n'ibinyamakuru byano mu Rwanda. Intore nazo ziti mwajyaga muvuga ko dupfusha ntidutake ngaho ni murebe. Urumva icyo kintu ni debazanye kubera ko bitangajwe ibyo ngibyo. Hamwe rero bajyaga bavuga nyine ibyo byajyaga bibaho, abantu bakavuga ati ese kubera iki tubyumva ngo abasirikare Kanombe ngo harimo ibibazo byo kuherekeza abasirikare ku bwinshi, ariko ntibivuga uburyo bapfuyemo n'ibiki. Ariko baravuga ati none ati mwajyaga mubivuga noneho turabivuze. Oya nibyo tuvuga tutireba. Rero burya deba nziza cyangwa se guhangana kwiza ahangaha muri kuvuga ati nabasebye igihugu, mu by'ukuri babivuze. Wewe ahubwo wakavuze uti ibi ngibi impamvu bitavuzwe ni ibi ngibi kandi byarabaye. Niba abivuze ati dore byavuzwe ahangaha, ariko kuvuga ngo noneho turabivuze, aho ngubwo uri kwerekana ko mu by'ukuri ibyo yavuze ari byo. Ahubwo erekana uti niba yaramuvuze ati dore yaguye hana ntibyavugwa, kandi andi baravuga nibura ati dore byagenze gutya na gutya. Ariko ibyo bitangajwe yuko abasirikare 3 baguye hariya. Ariko nanone ikintu kibazwa ndi kubona muri commentaire yo abasirikare baguye nko mu bikorwa nka biriya muri makeya bahabwa izihe, imiryango yabo ihabwa impozamarira. Abakomerekeye hariya muri hanze y'igihugu muri makeya bigenda bite? Barafashwa, bagenerwa ubufasha, bayezo akajorite, bahabwa bwa bushobozi ku buryo batagera hanze wenda ngo bagarutse mu gihugu bandagare, barivuza, barakurikiranwa mu buryo bumeze gute? Byagenze bite? Biteganyijwe rero ko kuri wa gatatu Vatican n'abakaridinali bahurira mu gikorwa cyo gutora papa mushya. Ni igikorwa cyabanjirijwe n'igitambo cya misa cyero cyitabiriwe n'abakristo muri rusange. N'abakaridinali mbere yuko binjira mu mwiherero uzwi nka conclave. Karidinali rero akaba aratowe. No kuva rero aho ngaho twari turi aho ngaho muri Mozambique, kuri abo basirikare b'u Rwanda bahaguye bagera muri 3. Imana rero ibahe uruhuko bidashira. Nizere ko imiryango yabo, abana basize, abadamu babo basize, n'ibiki byose bariyo, nizere ko buriya hari ikintu leta izabitaho kubera ko bari mu butumwa. Umva ko muri Mozambique baba bahanganye n'ibyihebe, avuga ngo ni ibyihebe ngo byayogoje Mozambique, biri kwataka cyane ibice bya Ntuza byegeranye n'amasosiyete abanyaburayi cyane babyaza umusaruro y'amapeteroli za
Urumva ngo niba France hafite za Total n'ibiki byose buriya hariya ni nko ntekereza ko ari wo mubano w'Ubufaransa. Nizere kuko none Kagame kuva ari muri ntuza muri hariya kwa Makoro burarabwa tumenye ko haguye n'abasirikare b'u Rwanda. Nizere ko azazaniye imiryango yabo icyo bita ubufasha, ariko butari ubw'igihe gitoya. No kureba ati uyu muntu tuvuge iyo arebe iyo umuntu yagonzwe wenda n'imodoka afite umuryango assurance ari byo. Nizere ko bajya baba bafite assurance ku buryo imiryango ye bigomba kwitabwaho, abana yarasize bagomba kwiga, umubyeyi yari afite niba ari umukecuru bakamusazisha n'ibiki byose, ku buryo ibyo yari kuzakorera umuryango bisigara bikorwa nabo yarabereye mu kazi. Urumva hano rero nibyo bakivuga yuko hatangajwe inkuru y'akababaro batatu b'u Rwanda rero baguye muri Mozambique. Kugira ngo ibi ngibi rero turaza kugenda rero tubigarukaho turebe neza muri rusange. Ibintu bya Donald Trump byakomejwe kuvugwaho, ariko rero Trump aravuga nubwo avuga, ariko twibutse ko intambara igikomeje hariya ntago iragera ku musozo cyangwa se ngo bivuge ngo ibintu byarangiye, ahubwo biracyari ibindi. Kaze rero mu kiganiro cyacu kandi twongeye tubasuhuza abadukurikira mwese muri mu Rwanda, hirya no hino ku isi, ndetse n'abari kudukurikira mu bice binyuranye. Mwese tubasuhuze kandi tubaha ikaze. Muri Kongo twongere tubabwire tuti mukomere cyane, kandi turaza kugenda tugerageza gusubiza ibibazo bimwe mugenda mutubaza. Avuga ngo intambara irarangira gute muri Kongo? Irarangira nese wagize izagumaho? Wakisi igomba kurangira, kandi ngo ababurana ari babiri baba bigiza nkana gusa, ariko hari uzabihomberamo severomo 100%, hari harimo n'uzabyungukiramo cyane cyane. Bamwe bakunda kungurikira mu bibazo by'abaturage, abaturage bahapfiriye batitwaje intwaro, abana, abakecuru, abasaza, hari n'imiryango yagiye ibura ababo nk'abasirikare n'ibindi byinshi cyane. Muri rusange hari uzaza arabyungukiramo, ariko ibyo byose nkavuga ngo ni ubuswa bwa twibwe, ubuswa bw'Abanyafurika birwa bicana ku mugani naryo muri byaririmbye Afrique tweze Afrique. Abanyafurika bicana ubwabo, ariko akaza hari uravuga ati ngenzanya amahoro, kandi baravuga ngo twebwe tuzi Abanyafurika ibibazo bizakemurwa n'Abanyafurika ubwabo, bikarangira bibananiye ubwabo, bananiwe kumvikana bakajya kwicara imbere y'umuzungu akabaha umugisha, akagira gutya ati mbahaye umugisha, mugende muhagarike izo ntambara zanyu, tuzareba amaherezo. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ngoma yagere hose, ushaka gikorwa munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura duhe none, tubare icumuno byacu kuko natwe tubare abaducumuyeho, ntuduterane mu mitwoshya ahubwo udukize icyago, amena. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana, wabuje abagore bose umugisha neza, umwana byarasingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya usabira turi abanyabyaha ko mu gihe tuzapfira. Kuba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka bibaye no iteka ryose, amena. Mana ishobora byose, dawe Mana igira neza, turiho ku bwawe kandi turiho ku buntu bwawe. Turagusaba imbaraga, turagusaba ubushishozi ndetse n'ubwitonzi, kubaho mu mahoro no kubaho mu rukundo rwawe, tugengwa nawe, tuyoborwa nawe. Nyagasani rero tubabarire ibyaha byacu, ibyo twavuze, twakoze, ibyo twatekereje n'ibitwingagije gutunganya. Nyagasani uduhe gutsinda icyago, uduhe gutsinda ikibi, kandi uduhe gutsinda umubi, ibigeragezo n'imitego yose dutegwa n'umwanzi. Niwe ari umuriro wacu kandi n'urukundo rwacu. Nyagasani dawe turonkera umukiro w'iteka, kandi turonkera intsinzi ituruka kuri wowe. Ufasha abari mu nzu z'imbohe, mu bitaro, mu buhungiro, ababaye bose, abakennye, dawe bari mu ntambara, akarere kacu, igihugu cyacu, amahoro aganze. Dawe Mana ishobora byose rero niwe utugenga kandi uturinda, komeza uturinde imitego ndetse n'ibisuti by'umwanzi, ahubwo dukomeze udushe mu mababa yawe byose tuyambaje wese mu wacu, amen. Rumuri rwacu, urukundo rwacu rero tugusaba nk'abantu gatanga nk'Imana, niyo mpamvu tugusabye kugira ngo urebe ibidukwiye bitugereho. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana, wuje abagore bose umugisha neza, umwana byarasingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya usatira ibyaha ko igihe tuzapfira. Izina ry'Imana Data na Mutagatifu, amen. Nuko rero banywanyi bacu, bakunzi bacu beza, ngira ngo tuba tukiganira nyine ati iyi ntambara irarangira gute. Hari ababareba atese ko tubona iriya ntambara irarangira uko wayiteguye abishaka, ariko nanone ntekereza ko idashobora kurangira uko wabiteguye abishaka, ahubwo izarangira burundu. Uko wabiteguye abishaka siko ishobora kuba atari kwirangira mu maso ye, ariko izarangira finaroma uko Imana izabishaka, uko Imana izabishaka. Kandi ntekereza ko ibi byago tumazemo imyaka myinshi cyane, intambara tumazemo imyaka myinshi, tumva hariya yerega burya nureba muri Kongo ujya no mu Rwanda, kuko ibibazo biba kuri Kongo bigaruka ku Rwanda byanze bikunze. Nka buriya Uganda habaye ikibazo gikomeye, intambara
bizagira ingaruka ku Rwanda bitewe n'umubare w'abanyarwanda bahari, wenda bariyo abahahiragayo n'ibindi cyaba binatewe n'impamvu ushobora kuba wenda iturutse hagati y'ibihugu byombi aribyo bifitanye ubushyamirane. Nuvuga rero ibi bintu tumaze nk'imyaka 30 ntago ari ibintu byakoze ku bakongomani, bikora no ku banyarwanda, ariko ntekereza ko muri rusange ntago ari ibintu bizahoraho iteka cyangwa se ngo bihoreho igihe cyose, ahubwo ni ibintu bizageraho bikarangira, amahoro agahinda, ibisubizo bikaza. Nicyo njye mbabwira, uko bizagenda kose amahoro azaboneka, wabyanga wabyemera. Ubwo rero amahoro naboneka bizarangira uko Imana yo izabitegura, kandi irabizi ko bigomba kurangira, gusa bizarangira ari utsinzwe, kandi natsindwa ngira ngo ntazongera kugaruka, amahoro azababonetse igihe cyose. Niyo Imana rero nibabwira iti ibintu muhumure ngiye nzabikora. Kenshi burya tuzanamo no kwizera, kandi tukanizera Imana, avuga bati ibintu bizarangira nk'ubufindo. Ariko uzi icyo bita ubufindo, n'Imana ivuga nk'ubufindo, rero buri ikintu bita ubufindo ahanini nicyo bita akayobera baswa. Bwa bufindo rero mu by'ukuri buraba, bwamara kuba ukajya kubona ukabona ibintu birarangiye, byajya kurangira ukajya kubona ukabona ntumenye ukuntu ibintu birangiye, cyangwa se bikoreshejwe abantu wowe utakekaga, bigakorwa na za mbaraga utatekerezaga yuko izo mbaraga ari ikintu zishobora gukora. Ni ukuvuga ngo impinduka rero hano mu karere muri rusange ishobora kuba mu buryo utari kubitekerezamo. Niko ngemba ndi kwiyumvishamo nkurikije ibyo ijuru riba rivuga n'Imana ivuga. Abantu benshi batemera Imana akenshi ubu bari kundeba bakavuga bati uyu muntu usari kuvuga iki, umuntu gutangiye azana mw'iby'ijuru, azana mw'iby'Imana, ibyo ngibyo bihuriye he? Nuvuga rero ko ijuru ryo ryabiteguye, ibi bivuga ngo nk'ubufindo, akayobera baswa, ibyo bintu byo bitinya cyane. Hari igihe rishobora kuzakoresha wowe kugira ngo uzane impinduka nyayo, nkuko wagiye kubona ukabona ba Traoré batari bazwa ari abakapiteni, kandi hari abajenerali, ukabona ubu ngubu nibo ku isi bameze bagize bari kuvugwa cyane. Cyasi nkuko ushobora kubona abahinza borozi cyangwa se abaki aturage bavuza bati ibi bintu by'intambara turabirambiwe muri rusange, kuko bundi ibintu byitwa nande n'ubundi umuperezida ava mu baturage, sibyo? Ava mu baturage, ava mu bantu bo hasi, ava mu bantu bagize. Hari rero azagenda hakaza abantu ko bavuga bati turakunze Afrika, turakunze igihugu cyacu, turakunze ibihugu byacu, ku buryo izi ntambara zirangira burundu. Nukuba rero ikomatanyirizo cyangwa se ayo madirishya yose yinjirirwaga mu ibyo ngibyo. Nkunda kubabwira ngo Rwanda ntirucura imbunda, Kongo nticura imbunda, Uganda, ibiki byose, ibihugu byose. Ntekereza ko igihe cyose inzira zose zicamo izo mpoho kugira ngo ubwacu turimbagurane, ubwacu turwana ubwacu, hari igihe kizagera abantu bakabona ko atari ngombwa yuko igikenewe cyane ari ukurwana cyangwa ari izo mbunda, ahubwo ikiri imbere cyane ari uko amafaranga yaguraga izo mbunda agomba kugaruka akajya gufasha abaturage. Icyo gero bizaterwa n'imyumvire y'abazaba bariho cyangwa imyumvire abaturage bazaba bagezeho, n'ukigero cy'urwego rw'abaturage kugira ngo ibyo. Kandi ntekereza ko biri mu nzira, uko bizagenda kose biri mu nzira. Vuga ngo abazungu ngo nibo ngo baduteza ibibazo, ngo abazungu ngo nibo ngo baza ngo baturyanisha. Bakuryanisha suri igicucu, ntabwo uri igicucu, ahubwo nawe uri umuntu muzima wo gutekereza kugira ngo ubashe kumva koko ibyo bintu bigomba kurangira. Kandi ngira ngo turi mu gihe urumva ko ikibazo tuba tugifite ni imyumvire y'aba bantu ba kera, abacyumva koko bagomba guhora bapfukamye cyangwa se guhora bahakwa ku muntu uzabasaba kwicana. Nicyo kibazo, gukemura ibibazo ubwanyu byarabananiye. Twaje rero bavuga ko hatangajwe inkuru y'akabariro y'umusirikare 3 b'u Rwanda baguye muri Mozambique. Bavuga ko ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko abasirikare 3 baburiye ubuzima muri Cabo Delgado muri Mozambique, aho rero bahitanwe rero n'igico batezwe n'ibyihebe ubwo bari mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya iterabwoba. Amakuru rero dukesha radio yitwa Royal FM ikorera mu Rwanda avuga ko abasirikare rero bitabye Imana tariki ya 3 Gicurasi. Kari kukerara bitabye Imana ku itariki ya 3 Gicurasi. Ibintu wese ngo bavuze ko ngo abantu barapfa niba bivuge ibazantu ibintu bapfuye kuresha tukaba tugeze ku itariki 7 bitaravugwa, sibyo? Ubwo bagwaga rero mu gico cy'ibyihebe bifite ibirindiro mu ishyamba riri mu gace ka Katupa. Hano rero abantu bapfuye kuresha turone dore kuri 7. Ubutumwa rero bwatangajwe n'igitangazamakuru Royal FM
avuga ko ingabo z'u Rwanda RDF atangaje ko abasirikare 3 b'u Rwanda bari mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique biciwe rero mu gico cyabaye tariki ya 3 Gicurasi. Urebe ko hari wari wegeza bitangaza nyine mu makuru ntiyarazwe. Iki gitero cyahitanye aba basirikare 3 rero b'u Rwanda cyabereye mu ishyamba ry'inzitane rya Katupa ryo mu karere ka Machomia mu ntara ya Cabo Delgado. Uretse aba basirikare 3 baburiye ubuzima muri iki gitero, abandi basirikare 6 b'u Rwanda bagikomerekeyemo. Urumva ko 3 baburiyemo ubuzima, abandi 6 bagikomerekera muri ishyamba ry'inzitane ryabereyemo iyi mirwano ikomeye, niryo ryahungiyemo ibyihebe nyuma yo gukubitwa inshuro n'abasirikare b'u Rwanda mu bitero babigabyeho, aho byari byarafashe ubugwate abaturage bagera kuri 600. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yemeje kandi ko iby'uru rupfu rw'abasirikare 6 b'u Rwanda n'ikomereka ry'abandi 6 yagize ati rero byabaye abasirikare bari mu kazi 3 rero bagwa muri icyo gico, abandi 6 barakomereka ariko bari gukira. Umuvugizi wa RDF Brigadier Ronald Rwivanga rero yavuze ko nubwo muri iyi mirwano yahitanye abasirikare b'u Rwanda 3 ariko ubu uruhande bari bahanganye ngo rwatakaje benshi, ati ku mwanzi byabaye bibi cyane. Rero ati muri make ubwo rero urumva bapfuye bari mu rugamba. Sinarinzi ko nabo bapfuye ngo niko avuga. Mbuze icyo mvuga ndababaye, ngira ngo izi ni commentaire z'abantu ahangaha muri rusange. Si 3 ubwo si 3, iyo mutangaje 3 ubwo ni nka 30. Izo ni commentaire ndi kubona, erega bariya bitwa ibyihebe kandi atari ibyihebe, nabo barwanira uburenganzira bwabo nk'uko M23 nayo irwanira uburenganzira bwayo. Uyu nguyu niko ari kuvuga, bajyagahe inda yabo nini, ariko abanyarwanda urabona commentaire rwose n'imitwe y'abantu rwose. Imana ibakire mu bayo, izo ni intwari zacu kandi zarapfuye. Izo mbunda za 44 ntago arizo guhangana n'ibyihebe. None RDF tukuri inyuma, bibaho no kwihangana, bari kurinda iki cy'u Rwanda muri Mozambique. Nicyo ari kubaza uyu nguyu. Ndabona ari ntuza nta kundi nyine niko uyu we yibaza ngo bari kurinda iki cy'u Rwanda muri Mozambique, abana bacu se baho, ariko nta kundi Paul. Hano nyine uyu nguyu nicyo yibaza ati ni iki. Hano ndabona ari Radio TV 10 Rwanda Facebook ya page yayo, aravuze ngo bari kurinda iki cy'u Rwanda muri Mozambique. Ntago baba bagishyizeho ngo bababwire bameze gute, ariko twibutse ko hariya muri Mozambique umva Union Européenne ivuga ati turi kugira, ariko hanini amakuru agenda avuga yuko muri Mozambique bati, ariko ahanini bakaza mu Bufaransa, abandi bati harimo societe z'Abafaransa zikoramo hariya za Total. Urumva ko rero ari ukurinda inyungu hanini zabo muri rusange kugira ngo wenda zidahungabanywa, ariko buriya bikaterwa n'amasezerano u Rwanda rugirana na Mozambique, ariko bikagaruka no mu izo ntuza n'ibyo bikorwa remezo muri rusange bigirwamo inyungu n'iki n'abo Bafaransa muri rusange. Nuko rero nicyo kibazwa aho ngaho. Wenda ntago abantu niba abantu bibaza gutya, nuko batabasobanukiwe n'inyungu u Rwanda rukura mu ibyo bikorwa. Kuko tujya tuvuga tutu Rwanda rwungutse amafaranga mu mabuye y'agaciro ya naya, u Rwanda rwungutse amafaranga mu myanya n'imboga zijya ya naya, ariko mu bintu byo kurinda umutekano ku rwego rw'ingabo za UN mu masezerano igihugu gifitanye n'ikindi, yaba Mozambique yaba Central Africa, yaba ibyo ngibyo muri make byiyunjiriza iki u Rwanda, byungura iki, sibyo? No kuvuga rero ko ibyo ngibyo ari ibintu nabyo wenda tuba turi kubiganira gutya, bura bajya babisobanura n'abanyarwanda kugira ngo umunyarwanda asobanukirwe neza umusirikare w'u Rwanda niba igihugu cyagiranye amasezerano nirashingiye kuki, ku mikoranire yo gutabarana, ku nyungu z'amafaranga. Niba twumva ngo Union Européenne yamenyemo amafaranga y'u Rwanda rwinjiza muri ibi ngibi nayanga mu bikorwa by'amahoro, wenda bakurikira ibyo abanyarwanda baba bari kubabaza. Kuko nkubajije mwaho ngo muri commentaire mujye hariya ku iyo page ati nize nyungu z'u Rwanda baba bagiye kurinda hariya. Abagizi bana rero batamenyekanye batemye abantu 8 mu ijoro rimwe. Urumva ijoro rimwe abantu 8.
none rero Nyanza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rero rwatangiye iperereza rero ku bantu batamenyekanye bateye ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro bagatema abantu 8 bakanatwara koruta ibiro 200. Mu gitondo rero cyo kuri wa karindwi Gicurasi 2025 nibwo abatuye no mu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Gahunda mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza babwiye ikinyamakuru Umuseke ko mu ijoro ryo kuwa 6 Gicurasi 2025 bikira kuwa 7 Gicurasi 2025 habaye igitero cy'abantu batamenyekanye bateye ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro batema abantu mu buryo bukomeye. Abaturage rero bavuga ko abo bantu bagabye igitero kuri kompanyi icukura amabuye y'agaciro yitwa Arimar, bikekwa ko bangije ibintu byinshi. Bakimara gutema abaturage n'imihoro bahise bacika. Uretse rero gutema abantu 8 biganjemo abacukuraga amabuye y'agaciro, banatwaye amafaranga arenga miliyoni 1